Ndi papa Sava. Singo muri guseka iki? Nukuri birasakije. Ubwo rero cyane uko yamuseka mu bibabaje abantu. Asigo muri kumva bisekeje. Birasekeje pe. Mureka twikomere. Umva murimo mwatangiye inkuru ntarimo kubera kubanza kwandika ngo tubanze tuvuge inkuru rero. Nanjye ndumva mbishyushyemo. Nabaje nago zakureba umuntu ababwira ibintu ababaye. Umva tangira abatakira. Mwanyiza mumwe gese werega mugaseka. Komva kabigasekwa nkakeza uragira ngo tubigenze gute? Ushimishwe no kumuntu iba kuguruga ukwezi kumwe. Icyo kibasekeje. Ukwezi kumwe ariko muri kubyumva. Nese ubundi tubabare tubwize kuri ubundi byagenze. Kose Ukwezi umunsi umwe ibiri iminsi 10 agaho kari kundi karandura ikashaka iki ngo umunsi wa 30 uzuye yazinze ngo yigendeye. oya uwuse yageze ku gipangu. ako nange mureke mbanze mbabwire kumva uriya mugabo wanjye diaspora mwumve namwe ntihagire uruhande mubogamiraho mwumve niba kuko ibintu nakoze ari narindi mukuri cyangwa ntari hako njye narindi mukuri mbwira nawe umuntu w'umugabo ngo njye ndiryamiye mu gitondo saa 11 nkumva umuntu ari kunkomanga saa 11 shere Umuntu soro waragiye gukora iki? Ako mama saa 11 saa 11 ari kuri kubyina Ariko abagukoraho saa abishaka 11 tuzabanza twicara. ako se saa 11 saa 9 na saa 9 None se wabagugiye guhinga wabagugiye gukora wabagugiye gukora uryamye ryari rero namwe mureke kumuca mu ijambo saa 9 se rago umunsi kari bwisengesho ry'ijoro rikora yarabyutse ngo basenge birukana amadayimoni sengera abana tuzabyara umva amabwiza ukuri pe simbabeshye diaspora ngiye ntababeshye mba numva n'urugo ukwezi namazemo nako narihanganye pe ntako ntagize kumva wiseka wishyiramo iminsi iri wiseka gusetsa abantu. ndetse aho bavuga bari bugiye guca kumbona mwiseka mwana shamwiseka umva ngiye ikintu napfuye n'ura mugabo yarabyukaga akambwira ati umva ukajya ngo nta maboko agira ngo arabyutse ngagiye mu kazi ngo nimbyuke nteri pasi ngo nimbyuke ngo ntegure breakfast mu gitondo ukagira ngo we nta maboko agira ngiye ndajya gutegura breakfast ndajya gutera ipasi nta maboko ufite we ntabwo ibyo bintu wabyikorera ubwo ibyo bintu wazabivamo iminsi ukwezi kwa mbere 2 3 umwaka 1 2 5 6 uzene kujya ugiye gutera umuntu ipasi hanyuma se bakaba ari gukora iki si ibyo se nanjye ndi kwibaza Ukava ku muriro wa gaze ukajya ku muriro w'ipasi. ukava ku muriro wa gaze ukajya ku muriro w'ipasi Abase madisero wa gaze babaga bahuriye. none hitone se ngiye mbabwire ngiyewe bwanjye madederi nari menyereye kwiryamira we nkiryamira nkisanzura nkigaragura nkikubita hirya nkirebera telefone nariryamiraga nakugira kuri telefone nkigira kuri za Snapchat nkigira kuri za TikTok nkajya kwirebera ngo zimye ibyo bintu biri kunsakuriza biri kugusakuriza se mu ruhe rwego ngo urumuri rwa telefone ngo rugabanye ngo ruri kumena amaso none reka manze mbabaza None se wajyaga kuryama ukaguma ugakoresha telefone umugabo aryamye. cyese kari byo namenyereye udafite ibitotsi se ngiye nibyo namenyereye pe none se madede wowe urumva utaramubangamiiraga ako se ubona mubangamiraga Yesuza aryamye nari telefone niyo yararyamyeho urumva urwo rumuri rwamubuzaga gusinzira Nese abaga ari kwireba iyo areba ku ruhande se cyangwa akamba agakiyorosa akipfuka telefone yishakagamo iki noneho reka nze mbabwire turasohoka umuntu yanyihera rifite dutashye ngiyo rifite n'indi uyiguhaye uri kumwe na nuriya musheri wawe se bakaba ari we bahari ifite ukamusiga. ariko ibyuma dudabazanye oya ese kuki mutarimo kunyura urumva twaba twigire bakampa lift nagera kandi ubwo niwe wabiteye twasohotse uri kumva dusohoka n'inshuti zacu twagenda turinywera turanywa ageze igihe byagera saa 7 z'ijoro ngarananiwe ngashaka gutanga akajya kuryama nkavuga ngiye kandi ngiye aribwo ntangiye numva ntashaka kugira gute numva nta kibazo mfite numva ngenda cyafite akabaraga nkavuga ati rero we niba uri gusinzira ushaka gutaha ukajya kuryama wiheba witaye nta kibazo nanjye ndahagagenda gataha noneho babandi twasigaranye hagira gutya hagira unyihera lift induru zikavuga ngo baguhaye lift ngo imodoka iguciye ngo ninde None se wumva uri mukuri none se niba yarashaka ko dutahana akaba yarakeneye kundira kuki atantegereje kandi ubwo ibyo byose byabaga wanasinze. noneho se wumve sha kambabwira noneho ubwo ngubwo nk'umuntu ntahanye uri kumva Suza kandi mwibwire we ndi kubona uri kunyumva neza uri kumva mama Sava ntugire ikindi kintu ongera kuvuga twaba twitahiye n'uwo muntu Yesu we Suza
tukagenda turebana n'umushuti we ariko tukagenda turebana Umushuti w'umugabo wawe. tukajya turebana gutya yandeba nkumva isoni ziranyishe nanjye ngahita ndeba ku ruhande noneho umva namuri akagenda nyine akankoraho nkahita mvuga ati akumana nashatse kare naramureba akumva nashatse kare n'ukuri kw'Imana uri kumva mbega umugabo washatse kare nashatse kare Mustafa noneho warishimye yasubiye mu buzima bwawe busanzwe oh yareka ibyo ngibyo njye ndimo ndababwira ibintu byatumye ngengirana ikibazo n'uramugabo ibyo biranumvikana se wataha iryo joro ryose wanasinze n'amaguru diridiri ubwo se wagize nk'umujura muhura ibyo si iyo mpamvu cyangwa abantu bakakugirira nabi muri iryo joro ibyo reka bive iyo mpamvu irumvikana nawe yego irumvikana pe iyo mpamvu reka iveho abantu mwasezeranye kubana mu bintu mu byiza mukennye mukize nyine mu bintu byose bikumva ukagira gutya kwa kundi umuntu yisanzura akagira gutya ukaba urisuriye warangiza umwana akabyuka atanakuvugishije akagenda agakingura amadirishya agahagarara muri grillage neza umutwe akawutunga hanze ngo uri kumva gusuza ikimadede reka nkunange mubaze amadogo wowe wumvaga yari kwabwira ibintu bibabaje mukabigira black birababaje ariko birababaje reka nanjye nkubaze none se we yarasuraga oya wumvaga yuko ari parufe umuhaye erega ubundi baravuga ngo umusuzi w'umukunzi uhumura nka ariko uwo muntu aba ari n'umukenyi ubaze guhaguruka atakuvugishije akagenda agakingura idirishya agatunga amazi hafi iminota 3 arimo arareba hanze ameze gutya adashaka no kongera ngo ahindukire mwana ntanavuye uwo muntu abakunena abakunena ngo dusomane nasari utambeje ubwo rindi uba uri kwicunda ubwo si umusuzi umeze areje umwuka se ninde udahumeka bravo yuko akoze igikorwa kizima yigo arega abantu mama safa abantu basezeranye barasezeranye kubana mu ibintu byose yarakunena uri kumva sanena ariko none se yareka gushyigikira amafuti yaransuriraga se oya mureke gushyigikira amafuti mureke kuvuga ngo ninde wicaguye sibyo nimba byari bibaye nta nubwo gusura numva ko ari icyaha cyangwa ari ikibazo ariko mu by'ukuri ntabwo ari parufe wari umuhaye kuba yakingura idirishya akayaga akinjiramo undi mwuka mwiza tuva nta bintu birenze rega we hari ikindi cyari kukuba hari ikintu tigeze wumva ntabwo ugeze akurikira neza we yakubwiye ko afungura idirishya agashyiramo n'amazuru akajya guhumekera kandi atavuga ibaze umuntu mwararanye akabyuka akagenda agashyira umunwa n'amazuru hanze hanyuma yagaruka se akaryama akagaruka nabwo atavuga yabyimbye uri kumva akaza akaryama akiyorosa akifurema akifuka no mu mazi mushyigikiye ibintu byose yavuze ko akantu k'umusuzi ko nawe kugira ngo umusuzi mutindaho cyane reka manze nkubaza ariko usuza reka manze nkubaze umuntu niba usuze sibyo ukamusurira akabyuka akagenda akajya mu idirishya muri grillage akamara iminota 3 sibyo nta kuvugishije nta kindi kintu avuze waracecetse tu aragarutse mu gitondo umuntu agashaka kugusoma ubwo abagusomera icyo abagushaka iki n'undi kaba yakunenye yagiye akunenera rimwe n'ubundi akabiri ubwo so umuntu ntabwo yakwicira mu nzu umuntu utavuga kubwe ngo uransuriye okay ntacyo reka wenda mama sava reka tubwire turavaho tugere ku munsi wa 30 ikintu cyamusohoye aracyatubwiye ujya gushaka abakorewe bridal shower cyane ni basasa bari gukorera na bamadogo ntabwo uzi ko twagiye bya abantu bankoreye bridal shower barambwiye ngo sinzica ipizi ko twari duhari muri bridal shower yawe ko bahavugiye ibintu byinshi wenda ko niko kagufashije ariko ntacyo komeza utwibwire kutugere ku munsi wa 30 none ikintu cyatumye kwihangana bikunanira ukavuga uti ngiye birananiye ibintu mugaseka none se wakoraga inshingano zawe nk'umugore ahubwo se inshingano uri kuvuga ni nk'izihe wowe ushatse kuvuga izihe ntiwatereye ipasi umugabo ahubwo se mutereye ipasi nta maboko afite mutekera se we ntabwo igikona aho kirahazi ntajya gutera ipasi ngiye ko mba nateye iyanjye sibyo inshingano z'umugore se mu cyumba warazikoraga uko nshoboye rimwe na rimwe nabwo wabishatse ntabishobojwe kuko ntabwo ibyo bintu ari kugenda ntabwo ari umva nkubwire ubu buri mubyizi mukwe ntakaba atagize sibyo ntakaba utagize izo nshingano uvuga ni izihe nagombaga kuzuza zimbwire nibura se muri uko kwezi mwamaranye wigeze ujya gusura iwabo bose kuki batansura iwanjye ntago bahazi ariko wahoza akarenge mu rugo rw'abantu banakurambira wese kuki bataza wamugana
umva mbabwire njye ikintu cyatumye ntandukana n'uriya mugabo ni ibibazo ni byinshi gusa ibyo ni bimwe mu byatumye dutandukana reka nkubwire nanze ntuze ya saa 9 z'ijoro saa 10 za mu gitondo sangahe ngo nintera amapasi ngo nagiye ngo mvuganye nande wowe ntufite telefone yawe wavuganye nabo ngo message ngo ninde noneho mba nkubwire umuntu akakubaza ngo uvuganye nande kuri telefone wiguriye nta nubwo azina telefone nta na telefone cyashara kugurira urambaza ngo mvuganye nande kwa nini gase yakwaga amafaranga none reka manze mbabwire njye namwatsa amafaranga yo ndamuga ati sheri rwose nkeneye amafaranga mfite ubukwe mfite bread charge gira mu 10 imwe nitanze mu 50 ndamuga nkeneye amafaranga yo gatoya bread charge imwe 50. oh ya bread charge 10 muri uko kwezi mwari mumaze gushakanamo nibwo zari nefite bread shower 10 nitanze mu 50 nyine mukimara kubana nibwo izo bread shower zaje noneho nafite ngomba gutamuka nsa neza nambaye imyenda myiza nabwo ati se sheri wambaye nk'amafaranga 500 uri kumva wambaye nk'amafaranga 500 yo kugura imyenda no kwiyitaho uri kumva nabwo ati ikindi ukanshakira amafaranga kugira ngo nzakodesha imodoka sinzajye mu bukwe ndi kugenda kuri moto ndi kwitera ivumbi mbone n'amafaranga yo kujya muri salon no kwitanga muri bread shower uzi ukuntu yambwiye nakubwiye ngo iki ambwiye ngo ugende yasabe nyoko nanjye nabikubwira none se nawe wagira ute nanjye nabikubwira yashaho ahantu hari ukuri inshuti ya 500 urayaza ariko sasa buretse ngiye madederi yo buryo nkoramo ngiye ntabwo nyankunda abagore b'ibigo by'imicucu badafite ubwenge na bukeya naje nkwereke wowe uhagarare hamwe gusa wowe undebe ubundi nkwereke ikintu nkukorera Manu bitese bite karibu wese aho ngaho uri mu bantu bashinzwe gutanga karibu hano genda uzamukubwire nyoko busha zanganda mushaka Manu ndavuze ngo genda uhamagare cya kigore cyayo kigira umunwa kiruse kitanga na hasi no hejuru ugera umbwe ngo ndagushaka hanga azasure mu bugambo bwose yavuze nta soni kigore se ndavuze ngo zamukanga nkure hamanwa umunwa se nawe sembatete cyakaga ngira ngo wenda ni kwa kundi batwitsimba ugafata nko bukawe y'inge cyase ukanywa ku rwego rwa boss kumbe nuko uteye wajya uvana ubushege mu rugo rw'abandi Manu uravuze ngo ngende inshege uravuze ngo ni inshege Manu reka nkubwe nakuri batahakunyuka nkaguhagaraho ngiye hagusyamo ibiryo by'inkoko cyangwa ingurube uravuze ngo ni inshege wowe uravuze ngo ni inshege akose madede wandetse Manu uravuze ngo wandetse ukubita intebe mu madede njyaho ubwo nakwasa nkakwana wa kigorye cyaka akantu kangana gutya gusa wowe uraza kuruha ngo ni inshege wowe nagushinzeho wanshinze ahubwo ari wowe ndavuze ngo ugende ugenya kubusha zanga hasubiramo amagambo yose yavuze cyangwa we nawe mbanyukanyukane mwese mbari batembagira ngaho inombe zamuka se niwe ndikubwira akose sasa madede umuvanye he Manu reka nkubwire ungabanyeho umuntu kutugufwa duhagaze gusa wagira ngo karya kaziritse ubundi ibintu ubishyiraye uryo ushyiraye se madede umudusha mu byibaho koko nakubwiye ngo Manu nakubwiye ngo ntumenyere ntakwanura nkakwasa ngiye nkakugira inombe none ahangaha ngiye ntabwo yankira n'ubuhungu bungana nawe bumeze nkawe wagira ngo ni imifupa wagira ngo nturya ese ubona amafaranga ukorera uyashyira hera ntabwo ukora ntabwo uhembwa ahangaha kwa pasava ntabwo hari icyokezo nturya ku buryo akantu kangana gutya uko ungana niko n'umunwa wawe ureshya none uraza untondagira unyurira ngo ngiye ngo ndi inshege gashengarare hirya uko gasa n'ubunwa bubi wagira ngo ni umununi ndavuze ngo uzamukugenda ubwire nyoko busha Manu kangaha zanga ngiye tuvugana we nta nicyo mvugana nawe Manu reka nkubwe ndakwasa ntabwo uzi ikintu kinzanya nganda kwasa nakubwiye ngo ndakwasa nikorera amagi nakubwiye Manu ngiye nyikora ahangaha urabyibuka ngiye naraguhereje ubu ngubu nari nabuze aho nkuhera none ahangaha ngiye nagufatira nkakwereka ngaho aho intama zambarwa hakwereka uko intama zambarwa banyihera tipu bakayakunyuzaho warangiza ukayafata ibihumbi 5 ukayifata ukabitwara wenyine utajya ngo ngiye narabyibagiwe nayakurutsa none ahangaha ugahita unarabuze aho ariko madede wandetse madede wandetse ndavuze ngo ugenda uranyita inshege wowe uraza uranigira ku 5,000 wowe kigabo cyaje hanga cyangwa ngo wayine ni cyaguterese kikagutereta kigaraho kiguhera kikaza nkabijyamo kikakurya ntago wagiye muri rogi ntago cyakujyanyemo kigagumba 50 rogi warayishiye se nje wamaya ngahe se none murandigareka nanjye ntakumena we sya ndaya gusa gasa n'umuntu ukazi kuvuga gusa wowe uri rohereza message rone iri gufata umuntu umugabo usanze mukazi ukamuniga wongeye unega se nkwereka
kabwe we nta nicyo mvugana nawe ko we nta nubwo ari we nje nshaka nyokobusha ntananira n'umwako aha Nikos wowe ariko none mana nyagasa niko ubu neza niko mucoma nako ka mucoma komera ukuri ku cyokezo waje kumuboye gukoropa gute byaje kugendekera gute kuburyo usigaye wirirwa uhenya muri aya makaro yo kwa Masava neza akantu k'agasaza kangana nkawe unamugahena neza ugahenera umugina ngo urimo urakoropa umuntu wari mucoma wose inyama abantu bakazikunda usigaye uhena mu bakwe ariko uri kuri telefone uri kuri telefone kari ukubona imyaka umva nyaruka genda umbwire nyokobuje umbwire cya kigore cyangwa kimanuka hanga kize ndagishaka byihutirwa igiki genda umbwire cya kigore cyanyu cyangwa aho ukibwire ngo nikize ndagishaka byihutirwa ntabwo ari amatwi aho wagira ngo abakozi banga musigaye muri intumva ibintu ndi kuvuga ntabwo byumva karaga ngo kakaboye kangana ukumva nawe ntabwo wumva ibintu ndi kuvuga ntabwo ari ikinyarwanda zamuka ugenda umbwire cya kigore cyanyu cy'insumbane kizanga ndagishaka kize gisubiremo amagambo kiriko kiragicuranga kiriko kinsebya kimvuga ndavuze ngo zamuka vuba vuba ariko ko numva uri kuvuga nk'icyarahane kidafite ubudodo ikibazo ufite niki hasoni madede nta no kunyuha umuntu w'umusaza ungana nkanjye kansuzugura bene ako kageni umva nkubwire hatu ntago ngiye naje mu bintu byo kubahana nawe no kureba imyaka ntago naje kureba ingano yawe n'ingano yanjye nta metero naze nyanga ngo nimo ndapima ukugana n'ukungana wenda kumanyura ako gatwe kameze nk'intuze wagira ngo ni ikibuto cyavoka uri kunyumva neza ndimo ndakubaza nanjye navuze ngo ibyo nakubwiye wabyumvishe genda ubwenya kubusha zahanganda mushaka ariko na n'ubushinzi bwawe ntabwo buzagushingukamo ntunuke ndi umubyeyi ntunyubahuke madederi nkubwire hatu urantutse ngo ngende inshinze urinshinze nyine urantutse ngo ndishinze ahubwo mbabare yamaze iminsi mbatijwe hatu urantutse ngo ndishinze uravuze ngo ngende inshinze madederi ndishinze hatu reka nkubwire nakurira nkakunyukanyuka nkagupyona nkakugira nk'igipondo cy'avoka bagiye gushyira mu mugati hanyurira nakurira nkakunyukanyuka hatu njye uri muranuka ngo njye ngo nishinze usubiramo gatoya ongera uvuge ngo nishinze ahubwo nshinguka umaze iminsi mbatijwe ongera uvuge hatu ngo njye ngo nishinze hatu nagupfura ubwo bwanwa bameze nk'ubwaruhaya nagupfura njye nkagupfura nka butarahepfo uyu muntu uzanye byamugendekeye bite bakujyane kwa muganga ufite ikibazo ni ukubona umutwe gusa n'agahara kabi gusa nta n'ubwo ushobora no gutekereza ese reka nkubaze ntabwo uzaba bagoshera imisatsi udashoboye kwiyogoshesha ngo byibuze urye n'indyo yuzuye imisatsi ya rugo ruhara rwa rumera umusatsi nta n'ubwo wamenya nawe bagurira perike ngo ugende ugura imisatsi ingofero wambika ku gahara kawe habonye amasa ko ngako ako gatwe kameze nk'akibuye ritegura ugiko ubona kandi hatu ndakumanyura madede ndabona hatu ndakumanyura nta soni woranyita ngo ugende ishinze hatu ngende ishinze hatu ngende ishinze uravuze ngo ndishinze ariko ayo magambo uvuga ongera ubisubiremo ababoye yo kwa Pasavuni mwibonyemo iki ese madede mwibonyemo iki ngenda gutuma ahubwo ngo ugende uzanenge ku bujanga wanyize uhamwe ngo ngende ishinze kibisi bibazo koko ubu nkawe kuko ongera usubiremo gusubira ngo ndishinze ahubwo nshinguka ongera ubivuge nshinguka ahubwo ongera ubivuge se ariko nyine yasibwa kagabo kangana kananiwe gushyirira so ku mubiri karangana nk'iki kahagaze ku magufwa gusa wagira ngo kamize ikibuto cyavuka cyangwa kamize ishashi hagira ngo ni ihene yamize ishashi ubundi aho barira ntaguhazi henzi ko bushete zo kwa Pasava cyangwa inyama zakondora byibuze ukaba umuntu w'umugabo ukazaninda ukazana kabiri uri aho ngaho gusubira kuvuga reka mbwire rero hatungi uranyuzwe ni wowe unyiteje gaho uvuga wimaraga n'ubundi nenge kuvanga nkajya kureba kari akagore kawe Didasiene nkakanyukiramo hariya muri kiriya kibanda hori cyane none ubwo muri umugore n'umugabo rero muhamwe musangira ibihano mwese mbafatire hamwe uri kumva ndaje wowe nawe mbafatanye mbapyonde nawe n'imvangana w'ibyawa byishyure ahubwo se Didasiene wamugera imbere usibye njye uri uvuga ukuntu ngiye ngo ndishinze akakabo we ngiye ngo ndishinze ariko sasa watwaye umurwayi wa hatu noneho ngiye kukubita zikunuke sasa watwaye umurwayi wa ariko ibi ni cya urafata ukansunika hatu ngiye kukubita zikunuke uyu muntu yasaze hasoni urafata ukamirika inyumirire akagabo ko kagura igikamira nguhiritse se atari wowe mubaze madede niyo kubita iyo nkono y'amabyi hasi nagukubita zikakunuka wowe ukanireba bakakureba bakarisura bakayibura ni kwa mukobwa papa sava itonde genda gake ngende gake mu rugo rwanjye ninjye ubwira ngo ngende gake papa sava nkutume wowe untuma nkutume
wowe urashaka ndashaka unumaho nkutume ye ako abantu bangaha mumeze gute ikinyabupfura mu kigahe uramutuma ikabuga ikinyabupfura mu kigahe ni ikabuga umutima ikinyabupfura mu kigahe kwiga ikinyabupfura by'abana ngaho numase genda umbwire kiriya kigore cyawe gisohoka hano kiza ahangaha tuvugane utege gira vuba vuba pasa abantu ntumvishe amagambo menshi njya kubwira igiki genda ubwire kiriya gifuka cyawe cy'umugore gisohoka ahangaha kize gisubiremo kize cyiteguye gusubiramo ibintu byose ijambo ku rindi nk'uko yabivuze ndavuze ngo gira vuba sinsubiremo wa mugabo we sinsubiremo kabiri nta mwuka mfite ariko ku buryo uza mu rugo rw'umugabo ukamutukira umugore ngo ni igifuka ariko ubwo bushege ubukurahe papa sava ugize uti erega yazanye na bodyguard subiramo ngo ndiki ngo ngize ute ngende ishege ubwo se urabona uri iki uravuze ngo ngiyewe ibyo ndimo n'ubushege uri mu biki umuntu utinyuka kuza gukubita abasaza abasaza basaziye iki nguyu w'imvi zingahe ku mutwe wananiwe no kogoshesha umusatsi cyangwa akajya gutera perike uyu nguyu ni umusaza waheye wirirwa hennye ahangaha mu mbuga yanyu mu makaro yanyu ngo ni umusaza abasaza aho bari turahazi we si akazi se ariko ubuhazi iki papa sava ongera usubiremo iryo jambo gatoya ngo ndi iki ngo mfite iki ubushege hari ubwo babanza ubwire rero wakagabo we polisi y'ishyano reka nkubwire wakagabo we k'imisatsi ingahe ku mutwe buriya hari igihe umuntu ajya gutondagira umuntu ukamenyera umuntu utazi papa sava mu magambo ugerageza kuvuga ugerageza no kwiyubaha unubahe n'umuntu ngewe uraza kuntuka ngo ugiye ngo mfite ubushege nagukubita ayo marembo yawe ayo menyo yawe ameze gutya wagira ute ameze gutya uti wagira ute nayongera noneho kikakurenga kagabo kareshya gutya wagira ngo ese ubundi ninde wakwicariye kugira ngo ubureshya gutya uturanye n'itaka abandi iyo bakura wowe uburebaye wa mubyeyi nta nubwo nk'iri shyano riba rije riba riturutse papa saba ngende ishyano uri iki se ubwo biragomba ibisobanuro ndi ishyano ngewe madede ndi ishyano rimwe se ko ari papa saba ari kuranzi cyangwa waranyibagiwe sha waranyibagiwe nkwiyereke none ahangaha nkwereke uwo ndiwe ngiye nkwereke kuri nama zambarwa niki se ubwo ntabwo ngiye mbwira nkwiyereke niki ntabwo hakuzi kusetsa ariko umuntu agira umunwa akawupfusha ubusa ubu nta kindi kintu wari bumaze ako kanwa kawe harewe umusa wowe wananiwe kujya kugura amenyo ngo uyongereshe muri ako kanwa kawe byose ujya amenyo rero bagiye kubyara babyiga abandi babyeyi bati mureka dushyire hasi papa saba reka mubwire uri kubona uko nguko ungana nakwicaro nkaguheza umwuka wowe wajya no kweguka wicaze iki nagukubita ako gahanga noneho nagapona hakagira gutya hakagira nka capati haguhonda ku buryo n'uzajya kubona mu muhanda azajya kureba akavuga ngo ushaka kuba urwaye pe ushaka kuba urwaye ese urabona ari muzima ariko ibyo barabivura inshuti yanjye ibyo barabivura niba byizanye nakurangira aho ujya kwivuza ari ibirogano nabyo nkakurangira ariko ntuzongere kumenyerera urugo ubwo bushege ujye ubujyana ahandi ntukamenyere uranyumva reka twakubashye wa nagufata nkagufatanya n'ababoyi bawe mwese ndeka nze nkubwe nabafatanya mwese nkabanyuka mwese hakwereka ukuntu ngiye gufatanya bosi n'abagaragu be nabasekurira hamwe nta mikino ngira nabasekurira hamwe pasavara ntumenye ugende gake ukaba wabuze iki nicyo nibaza amagambo nabiri zamuka ugenda uriya mugore wawe amanuka ngaze ntabwo mbora iwanyu ndavuze ngo zamuka pasavara ugize ute ndavuze ngo zamuka ugende ubwe cya kigo cyawe nakuvuga idahiye uranegeka mu rugo rwawe ntukamenyere wakagabo ntukamenyere ngewe nakwerera ariko ibi ni ibiki biri kubera mama sava manuka buke ufungiraho nturengaho njyewe urimo uraneka ndavuze ngo mama sava nturengaho ese madede ntusubire inyuma ntujya imbere ntujya ku ruhande wakubahuka kumenura amazi ku mugabo wanjye mada ntabwo ngiye naje kugusaba uburenganzira bw'ibyo ngomba gukora ntabwo wankoye n'ikindi ndavuze ngo zinaba please papa sava nuko umenye amazi cyangwa please naba hanyuma hano habaye iki niki kiri gutuma mbona wateje umudugarara muri uru rugo ese ko uje wishyize hejuru madamu manuka uze ahangaha tuvugane hari gahunda mfitanye nawe umva madede hatu nakubwiye madede umva madede ntabafatanya ahangaha njye ntabafatanya ahangaha we urava hano urisa ndarizwa n'iki ndarizwa n'icyo masava ngenda nakubwiye ngo manuka uzahagarara ngaha tuvugane
washinze y'umugore reka manze nkubaze ubundi ugenda unaranga agasozi kose ugenda umvuga nakugize umuvugizi wanjye njyewe naragutumye ngiye Madederi wanjajwawe kigore kimeze gutya kibe kibwataraye kizi kuvuga umuntu wagitanze imbere ahantu hose ugenda wagira ngo wabaye radio niba warahitsemo akazi k'ubunyamakuru wagiye gusaba akazi kuri radio ukajya wirugubika abapfuye ko ari benshi iyi karetse yari ukwezi gushada apfuye umuntu uranzana mu kanwa kawe ujya kumvuga ujya kuntarama muri za murava muri societe mukagenda mumvuga muri societe njyewe reka nkubaze njyewe ndi wawe ndi wawe urantunze kandi bakuvuze ngo iki wowe urantunze ndakubaza nsobanura urantunze wowe uranyambika washinziwe wanshegewe wa kigoryi ugabanya amagambo worohe nakuvuze he kutansobanura ibyo nakuvuze naho nakuvuze mbigusobanure naho bamuvuga naho bakuvuga urareba ukabona nganye imyaka akazi kawe urakaza aho barizwa urahaza ubuyobozi se ntabwo uzaho akazi kawe urakaza aho barizwa ese wavuga ni kuki utagiye kuri ndimo nakubwira ngo akazi kawe urakaza aho barizwa urahaza ngaho vuga ibyo nakuvuze naho nakuvuze ibiki ushinzwe gukoropa ngaha no kotsa hari icyokezo yakuvuze ibiki yakuvuze ryari urintu ugenda untaranga uvuga ibyanjye ngo hariya ngo nagize nte ndamaze mada ndamaze navuze ngo iki se ibyo wavuze urabizi sasa si nguyu ibyo wavuze urabizi ibyo uri kugenda umvuga ahantu hose ugenda wantanze akagari kose umudugudu wose nta hantu hamwe utagenda umvuga societe mwebwe muve muri societe mugende mwirwa mwantaramye mumvuga reka nkubwire mama sava mama sava natahanye na Suzanne twamanutse tugiye gushesha isombe hano hepfo no mu bantu twaganiriye Madederi ntigeze azamo mama sava nakubwiye ngo ngiyewe naje mfite amakuru ese uyu niwe wayakubwiye uwo munwa wawe nawe utwika nkawufatanya nkashyiraho supaguru ku buryo uzongera kugerageza kujya kuvuga n'uzajya ujya no kuvuga bushobozi bufite n'uzajya ujya no kumenyera n'uzajya no wahamagaye uzajya ukura izina ryawe washinze wakigore cy'ikigore ubwenge bwawe bwimukiye mu mubyibuho gusa aho kugira ngo umenye ubwenge urugendo ukabyibaga niba atari ibanga oya niba atari ibanga ukajya wirirwa uvuga yewe ahitanda urabona ufite ukajya wirirwa uvuga urabona ufite inkweto ziratabye ukanyandika wandaya wari wowe yakagore ikigore nako agorama ibirenge mvuga wirirwa wowe wirirwa utaramana umuntu w'abandi urantaramana papa sava naramutaramanye ko atavuga ibyo navuze urantaramana navanye hangana na Suzanne abandi bagore bose bagendera imwe mvana hana Suzanne telefone ya Suzanne ndayifite reka mamagara ndakuvuga ubwenge bwavuye mu mutwe bwimukira ufite umugabo wo kwimukira amaboko wafite iki cyo kuvuga ufite nimero ya Suzanne hamagara Suzanne umubaze ngo we na mama Safa mwavuze mama Safa nagukubita ukagira ngo nishyira hamwe riguhuriyeho nagufatanya n'abande umubaze niba Madederi hari wigeze amuvuga niba atari ibanga ubundi we kutari kubivuga nabafatanya nk'abanyuka kandi ngo bavuze ngo nk'abanyuka ngo bavuze ngo kuvuga urugo rwanjye ngo ngiye ngo urugo urira ni urugo nawe rero niba waramuvuze ariko se Suza umeze neza gusa y'ikigore sasa karame umamagaye nta mahoro nari nshaka kukubaza ngo wowe na mama Sava ngo muherukana ryari yewe na mama Sava yabaye iki se mama Sava nyine mbwira duherukana ejo bundi twari turi mu Kimina turi kumwe na Madederi na Madudu na mama Sava twari benshi turi mu Kimina none se wowe na mama Sava ngo mwavuze Madederi wavuze Madederi tumuvuga iki nta kintu na kimwe twigeze tuvuga Madederi twebwe twasohotse nyuma Ikimina kirangiye tumarukana na mama Sava tugiye gukoresha isombe hariya hepfo ku gasoko nta kintu kidasanzwe twavuze nuko njyewe ndimo mubwira nti ndumva hari business numva ashaka kujya kwishingira tumaruka turimo tuyiganiraho tureba ko byakunguka cyane ibyunguke nta n'ijambo Madederi twigeze dushyira mu kanwa kacu wanda ushaka kuvuga itonde Suza reka manze nkubwire Suza ntakamene amaso papa Sava itonde manze nkubwire Suza manze umbwire Suza ntabwo wewe wigeze uvuga we na mama Sava
ngo mugene mumvugane muri kuvuga ku byanjye na diaspora ngo ukuntu twatandukanye ntabwo mwagiye muvuga ibintu byose twaganiriye hariya banza ubimbwire madede tega amatwi ubanza unyumve njyewe imyaka mfite ntabwo ndi umuntu wo kwicara nkajya kuvuga ikiganiro twahagurutse barakuvuga bavuga icyo wabusaba ngende njya kukidisikasingaho njye na mama sava twavuye ahangaha uzi ko twasohotse nyuma yanyu mwe mwagiye arambwira ati ntegerezaho gato tumanukane ndashaka kujya ku isoko nabwo nanjye ngiye ku isoko ngiye gukoresha isombe turamanuka nta jambo na rimwe twigize tugarura mu biganiro twagiranye hariya ngaho tumburuka rero tumburuka n'amazuru mabi nk'ay'intuza wanjye geraho ndongera nkuvugishe urareba se iki ko ubucatse nanakwasa ndakwiyamye ntunyegere manuti garuka hano garuka kandi utewe nese bari banyisha mutareba garuka nyine garuka hano kugenda nagenda cyangwa nawe wohowe niyo yayo hari bakoresha se bari wowe nanjye ubu se wamennye amazi na ubu warishe fata telefone Madede ngaho none wowe urasaze bigenze pe ngase ongera wijugunye nkuko wijugunyaga ubwo rero uwo ni bouncer wawe uba kandi ko kamushyira amagambo wakoraga iki njyewe ni ukuri ngewe madedera arankura arambwira ngo ninze nyereke ngo ukuntu aho umugore isomo ngewe bino bintu nta n'ibyo narindimo narinje nje kureba ukuntu aho umugore isomo nta kintu byandebagaho ubu nanakigendera wagiye woroha mu mutima wawe wagiye wibwira n'ubundi numva mpiyerekana buretse tanga isomo nyine babibona urahiye se wari washya kuri butwikwe n'amaguru genda utatanga isomo kagende nyine njya gushakira njya gushaka abandi bayivuze mbese ugiye guteza akaduruvaye mu ngo z'abantu buretse urahiye ku buryo ubyuka rwose ukavuga uti ngewe baramvuze noneho reka ndebe umuntu nkubita uba ugize uwo ukubita akakubita umutwe kuri aya makara agapfa ndimo ndahumeka neza fata icyaha cyo gutera abantu icyaha cyo kubabeshyera icyaha cyo kurwana gusuzuguza umugabo mu bakozi be n'umugore we ugenda ushaka ingingo z'amategeko abihana pe uruvugo bakuvuga wivuze ugiye kuziza abantu n'uruhe uba wicaye muri ariya mazi ariko byanarangiye yicara muri ariya mazi buretse ndavuze ngo natayicaramo ngenda ataha ariko masafa itonda mama sava natayicaramo ngenda ataha ariko se buretse apfa sava bikomeza ibintu nawe ariko bigira ibintu bya danger ibintu byatana wowe kuki ushaka kubyoroshya wowe kuki ushaka kubyoroshya natayicaramo ngenda ataha ndavuze ngo icara muri ariya mazi yicara muri ayo mazi mbanze ntekereza icyo ukwiye oya hato ndimo ndamufata kugira ngo wabivuyemo wowe ko bitakureba icara neza Madede icara neza atungi icara kandi kumwicaza neza atungi ibyo bintu wabivuyemo ndamwicaza neza kugira ngo mukuru maze nashaka ushyira kuri wabivuyemo icara neza Madede atungi wabivuyemo ibyo bintu wabivuyemo hanyuma icara aho ngaho utuze mpaka amazi y'umutsi nanjye mbanze n'umuke nta hantu njye mbanze nijye ku kibazo cyawe n'uwo dukwiye kugishyikiriza